Abayisiraheli rero mubimenye neza yuko inkomoko yabo ni kuri Aburahamu, kimwe n'Abarabu nabo bakomotse kuri Aburahamu, nk'uko mwabyumvishe kuri Ahagayi na Ishimayeli. Imana niyo yonyine gusa ibasha kugenzura ubwoko bwayo, ibiremwa byayo, ikababazwa n'igihe cyose dutandikiriye. Nyamara Uwiteka Imana ni umubyeyi, Uwiteka ni umubyeyi. Ijambo ry'Imana rikavuga ko ngo Isiraheli akiri umwana mutoya yarankundaga, ariko amaze gukura aranzinukwa. Biteye agahinda cyane. Uwiteka Imana ababazwa n'igihe cyose umwana w'umuntu asubiye inyuma. Uwiteka Imana rero ikunda umuryango wayo, ngo kuko arimwo amahanga yose azahererwa umugisha. Yavugaga Isiraheli, ubwoko bwa Isiraheli. Isiraheli izina rikomeye, nimwo amahanga yose azahererwa umugisha. Kandi irongera iti, narakarira nte abo ntarakariye, navuma nte abatavumwe. None mwibuke neza igihe yatoranyaga Balamu umuhanuzi, bityo igihe cyarageze Balaki yumva yuko yabasha gushyiramo umwuka mubi muri Balamu, akajya kuvuma Abayisiraheli, bityo bigatuma Abayisiraheli bacogora. Ariko Balamu yarahanuye aravuga ati, narakarira nte ab'Imana itarakariye, kandi navuma nte ab'Imana itavumye. Yuko ubu bwoko bwahawe umugisha n'Imana, ubu bwoko bwa Isiraheli bwahawe umugisha n'Imana. Natwe ubwacu rero tugomba kumenya neza yuko amaraso ya Yesu Kristo yatugize umwe, natwe turi abanyamugisha, turi ubwoko bwatoranyijwe na Yesu Kristo, turi abana b'Imana. Ntugatandikire rero mubashe kugendera mu bidatunganye, ahubwo ujye ugandukira Kristo kugira ngo umushyigikire mu bantu, nawe ubwe azabashe kukugeza hahandi h'umunezero. Abayisiraheli rero ni ubwoko bwatowe n'Imana bikomotse kuri Aburahamu wari uri intungane mu gihugu cy'abanyamahanga, bityo Uwiteka Imana ibasha kumutoranya kugira ngo azakomokeho n'Abayisiraheli, cyangwa se mo kimwe ishyanga rizwi n'Imana, naryo rikabasha kumenya Imana, rikabasha kwemerera Uwiteka Imana akabasha kubayobora, nubwo byageze igihe bisabira undi mwami. Reka tubashe gusobanukirwa neza mu byanditswe, tubashe kubisobanukirwa ndetse no kugendera ku murongo utunganye Uwiteka Imana ashaka kandi yifuza, ari wo twifurizwa, kugira ngo tugendere muri gahunda nziza zitunganye, tutazabasha guteshuka ngo dute umurongo. Abayisiraheli bataye umurongo barateshuka, bityo nubwo Imana yabakundaga, ariko byabaye ngombwa yuko batatanira mu mahanga yose. Uwiteka Imana rero ikunda umuryango wayo, ngo kuko arimwo amahanga yose azahererwa umugisha. Yavugaga Isiraheli, ubwoko bwa Isiraheli. Isiraheli izina rikomeye, nimwo amahanga yose azahererwa umugisha. None mwibuke neza igihe
yatoranyaga Balamu umuhanuzi, bityo igihe cyarageze Balaki yumva yuko yabasha gushyiramo umwuka mubi muri Balamu, akajya kuvuma Abayisiraheli, bityo bigatuma Abayisiraheli bacogora. Ariko Balamu yarahanuye aravuga ati, narakarira nte ab'Imana itarakariye, kandi navuma nte ab'Imana itavumye? Yuko ubu bwoko bwahawe umugisha n'Imana, ubu bwoko bwa Isiraheli bwahawe umugisha n'Imana. Natwe ubwacu rero tugomba kumenya neza yuko amaraso ya Yesu Kristo yatugize umwe, natwe turi abanyamugisha, turi ubwoko bwatoranyijwe na Yesu Kristo, turi abana b'Imana. Ntugatandikire rero ntubashe kugendera mu bidatunganye, ahubwo ujye ugandukira Kristo kugira ngo umushyigikire mu bantu, nawe ubwe azabashe kukugeza hahandi h'umunezero. Abayisiraheli rero ni ubwoko bwatowe n'Imana bikomotse kuri Aburahamu wari uri intungane mu gihugu cy'abanyamahanga, bityo Uwiteka Imana ibasha kumutoranya kugira ngo azakomokeho n'Abayisiraheli, cyangwa se mo kimwe ishyanga rizwi n'Imana, naryo rikabasha kumenya Imana, rikabasha kwemerera Uwiteka Imana akabasha kubayobora, nubwo byageze igihe bisabira undi mwami. Reka tubashe gusobanukirwa neza mu byanditswe, tubashe kubisobanukirwa ndetse no kugendera ku murongo utunganye Uwiteka Imana ashaka kandi yifuza, ari wo twifurizwa, kugira ngo tugendere muri gahunda nziza zitunganye, tutazabasha guteshuka ngo dute umurongo. Abayisiraheli bataye umurongo barateshuka, bityo nubwo Imana yabakundaga, ariko byabaye ngombwa yuko batatanira mu mahanga yose.